nakwiye gufashwa akwiye gufashwa n'ukuri kw'Imana sinzi icyo nakora pe hano abana sogokuru ntakora ntaki mfite imyaka 29 hafi 30 ngiye nkeneye gufashwa kabisa nkeneye gufashwa nkeneye gufashwa gusa kabisa ubufashura bwa kabande ntabo nani nka ba Rutanga bajuti bayi mwabanaga bose ndabafasha wapi kwazamuka wagufatirayo gutya ubu nkurekuye kwagumamo kugira ngo ugire bisaba gushinyiriza gutyo to nago kiramo kakime twumve sipoza ko ntagufasha kare kuri no kongo mbese ubwo wagufashe no nibanyumve kabisa ndababaye sana nahuye n'ikibazo kandi ari ntaganije wakiteye aba sportif bose ndabasabye nimumfashe kabisa kabisa ndabasaba sinzi birakomeye kabisa nkashaka kuvuga nkumva nashaka kuvuga wapi nkumva nashaka kwinyeganyiza wapi biranga umuntu atuguyeho kumbe imitsi yo mu mutwe yashyitse stroke tubasuhuze mwese abakoze subscribe ku IbigwiTV mu bana natwe umunsi ku wundi tuzirikane mwe mwese muba muri mu Rwanda muba muri mu Burundi mu Uganda Tanzania Congo ahantu hose Zambia turazirikana mwe muba muri Belgique mu Faransa muri Amerika Canada Australia n'ahandi mudutera hakamu mudutera morali muduha ibitekerezo ni kwa kundi twe nk'IbigwiTV tugenda tureba abantu tureba ku buzima butandukanye tuva muri entertainment tukajya muri politique tukajya muri sociale tukareba uburyo abantu babayeho abakeneye gufashwa
ni urugendo rw'ubuzima. Ubuzima ni kwa kundi babudusaba gukundana, kwicisha bugufi, koroherana, kumva ko umuremyi ari buri hejuru ya byose. Kuri iyi nshuro rero turi kumwe na J.RUTAYOMBA. Uyu muntu abazi bya football baramuzi, reka tumuhe ikaze. Urakoze. Nitwa Rutayomba Jacques. Ni sawa nta kindi. Rutayomba Jacques, amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Nitwa Rutayomba Jacques nta kindi. Nitwa Rutayomba Jacques. Ni muntu ki umuntu tugiye kuganiramo akagira imana? Mfite imyaka 29. Ariko nahuye n'ikibazo cya stroke. Nicyo gituma kivuga ntavuga neza. Atari gusohoka neza. Yego. Hanyuma ubuzima bwawe nubuhe? Watangiye ute? Uri muntu ki? Ibyo byaje bite? Ariko natangiye mbwira abantu ko abazi bya football bagomba kuba bakuzi, nubwo umaze igihe utajya mu bibuga, ariko abantu barakuzi. Twavuze tureba inkuru ko uri umwe mu bana batangiranye na akademi ya APR Ac. Natangiranye na akademi ya APR 2009 nibwo twatangiye. Turi abana 29. Abo mwabanaga ni bande? Ba Yanick, ba RUTANGA Eric, ba Erive Rugwiro, ba Fisto Nyinzigabo, bose abo ngabo bose twari kumwe. Ba Patient, ba Fikiri, ba Evode, ba Mani Nambona Evode. Ni benshi cyane. Aba star barimo ni ba RUTANGA Eric, Yes. ba Yanick MUKUNZI, Rwatubyaye. Yego. abantu ni aba star. Ni abastar kabisa. Bo barakomeje bakuru. Na pepe. Hari byari mwinjira muri akademi ya APR? Twinjiye mu 2009. Binjiye 2009. Byose koko nimwe mwari mutangiranye nayo, kuko aho nasomye ngo mwari 29 ariko mutoranyijwe mu bantu bagera mu 142 gutyo. Yes. Ntabwo byari byoroshye kugira ngo muri 29 muvemo mutoranye. Yes kabisa. Muri akademi mwari mubayeho mute? Bundi kuvuga ngo umuntu ni umukinnyi uri muri akademi, ubwo ni imbuto, ni pepinieri igomba kuzavamo umukinnyi mwiza. Mwari mubayeho mute? Twari tubayeho neza. Twabaga ku Kimirura mu Myembe. Yes. Twarazaga tukava kwiga, twava kwiga tukambara tukajya mu myitozo. Tugaga Colombier. Colombier ni amasomo asanzwe mwigaga? Amasomo asanzwe. Hanyuma mwava mu by'amasomo asanzwe mugahita mujya mu bya akademi bya football. Yes. 2009 ndumva ni kera wa? Ni kera. Nyuma yo kuva muri akademi mwavuyemo ryari? Twavuyeho bari imyaka 3. Twavuyemo, numva twaravuyemo 2010 na 2003. Mwerekeza he rero sasa? APR Ac buri mwana wari uri tarashaka gukina bahise bamufata, buri mushinga bamujyana mu ikipe. Batujyana mu makipe atandukanye. Ariko muri imbuto za APR kabisa. Ayo makipe yagiranaga amasezerano ki na APR? Sinzi amasezerano bagiranaga, gusa bagiranaga amasezerano, ariko bagiraga amasezerano na APR. Twebwe bakatoriyanta gusa. Wowe rero wahise werekezwa mu Magaju. Mu Magaju nahise nerekeza. Ubwo ni za Nyamagabe. Mwakiniraga kuri stade Nyagasenyi hari?
Nyagisenyi. Stade Nyagisenyi. Yego. Nuko urakubita agapira urakazunguza neza. Cyane pe, cyane kabisa. Wahamaze igihe kingana iki hariya? Namaze nk'imyaka 2. Agafaranga kaboneka. Nta mafaranga yaraboneka. 50 koko. Baguhembaga 50. 50 ari nge muri 50 ari nge wishyura inzu, ari nge wigaburira mu 50. Hari Nyamagabe ntabwo hahenze cyane, wenda mwakoreshaga nka 15 bya depanse. Inzu yari yo kwishyura 15 yayishyuraga inzu ngaho hasiganga 55. Andi ukayahahamo. Ariko nta kintu kabisa. Abandi se bacuti bawe ba Yanick ba Rwatubyaye ba Rutanga babohereje he? Bahise bajya muri APR. Muri APR. Bahise bajya muri APR. Impamvu nanjye n'ubundi kuva muri akademi naravunikaga nabi cyane. Naravunikaga cyane. Niko banjyanaga iriya mu magajo. Kuvuga ni kwa kunanirwa cyangwa kuvunika ingingo? Kuvunika ingingo. Naravunikaga ewana. So wari fragile tu. Nari fragile neza. Donc warangije akademi waragize amashoke menshi cyane. Ubwo niyo mpamvu batahise bakujyana muri APR kujya guperforminga ahantu rukomeye. Twarakize nyako twakoraga tizi muri APR. Muri APR n'umuzungu wayo, umuzungu wayo ayogiye yarankundaga cyane. Ernest yitwa Ernest w'umuholandi. Umuholandi niwe watuzaga. Akademi yari yowe nande yo? Yero na Andreas Spia. Yaragukundaga uwo muri APR rero umutoza. Sana. Mu myaka ariko nani ingingo zaravunaguritse mitanye sinzi kabisa. Donc ni wafitinga neza. Wapi? Bibaza kuba ngombwa kujya gukina mu magajo. Magajo nari nziko no mu magajo zabavuminga neza nkahita ngaruka mu ikipe nkuru. Ariko Imana biranga. Imvune. Uvanga amaguru yawe tubona arimo imvune nyinshi cyane. Kabisa. Nuko ubu bivuyemo rero, wabivuyemo batakwirukanye, wabivanyemo byagenze? Nabyivanyemo kuko numvaga mfite imvune nyinshi. Noneho asezera neza noneho subira i Kigali. Ari Kigali ngaruka i Kigali. Yes. Noneho ugeze i Kigali mu buzima busanzwe. Mba mu buzima busanzwe dore ko APR yari yanyigishije. APR yamfashe ninjira 4e secondaire. Iranyigisha mu 4, mu 5, mu 6 ndarangiza. Yes. Niki bwo? Byoshimi. Mu buzima busanzwe rero ugeze mu buzima busanzwe ahise ukora iki? Nakoraga utuzi, nakoraga mu kabari. Nakora mu kabari niko kazi nabwo nabonye. Nakora mu kabari, nakora iki byose. Ngije umundi mbona akazi mu Bashinwa. Kuvuga ryari Bwana Jacques? Abashinwa bitwa CRCG. Ni societe z'ubwubatsi z'Abashinwa. Akazi karabonetse. Akazi warumbwiye akazi. Akazi kari koko kiba rubonye noneho mu Bashinwa. Kara akazi ko kubaka. Ko kubaka. Wari ujya mu bwubatsi? Mu bwubatsi. Wubakaga ibiki? Ko warize bioshimungwa byahuye bite? Kara akazi harimo akazi ko kunani ko kara akazi donc akazi ko kubaka mbese. Kuko Abashinwa
oya ntago nubakaga oya ntago nagura concrete oya narubakaga na ariko munambabarira tubibutse ko nyine uyu muntu turimo kuvugana Rutayomba Jacques afite ikibazo cya paralysme niba ariko navuga ni ariko bavuga giturutse kuba yararwaye stroke bakamubaga umutwe. Turimo turabona inkovu mu mutwe, twabonye akavideo uri ku mwuka ku buryo nyine ubuzima bwari hafi kugucika ngiye niko navuga. Hari ahantu uri hagati y'urupfu n'umupfumu hari niko bavuga. Niyo mpamvu amajwi atari kubageraho neza, aravuga ijwi rikava kure, igitekerezo kikava kure, birashoboka. Ibyo ni ukubyihanganira. Nge ndijeho Munyentwari Gabriel ari kuri kamera. Nuko byari ubunani, byari kisera ushyira se muri machine ibintu nuko ntago mbyumva nge. Okay, naragiraga muri machine nkora muri computer. Nakoraga muri computer. Ushyiraga ibintu muri software cyane n'ubwo bwubatsi bwaho biragaho ngaho. Yes. Niko bimeze. Agafaranga se bakaguhemba bata? Barampembaga. Nari maze amezi 3 basigaye bampemba neza, ariko nkakora mu gitondo mpaka ni mugoroba. Ijoro ariko ukayiruhuka. Ijoro mpaka manywa ankora. 28 kuri 28. Ntaruhuka kabisa. Ugasanga muri icyo gihe cyose nduhutsemo nk'amasaha 2. Abashinwa niko bankoreshaga kabisa. Mwakoreraga hehe? Icyo gihe twari mu Bugesera. Amanwa nijoro gutyo. Amasaha 2 yonyine. Nibwo nari ntangiye kubona amafaranga, ndavuga reka nkore cyane ngire mvanga kwa mzee. Amafaranga witunge uyituka nkore cyane ko ari ikintu ngera. Yes, ntajya kubona gutyo, simenye ko ndi kwiyica. Simenye ndiko ndi kwiyica. Nyuma y'amezi 3 rero kaba karabaye. Nta bimenyetso wigeze utangira ubyumva? Wapi, hari umunsi umutwe wandiye. Umutwe wandiye urandya kabisa. Ndagenda njya mu kazu ka muganga. Ndaryama ndambwira muga ariko umutwe uri kundya. Funga imashini ndamanuka njya kwa muganga. Ndambwira umutwe uri kundya. Ndaryama nk'isaha imwe yuka byashize. Ngira ngo byagiye. Ariko warakuryaga byanyambye. Warandyaga pe. Simenye ko byanteguzaga. Mbese bigarutse wongera urendereye akazi. Ndendereye nkuko bisanzwe. Haki iminsi 3 niba atari imwe. Navuye ku kazi. Ndazamuka ngeze Kicukiro. Mu Bugesera. Wantahaga buri munsi? Nta hano. Noneho ndavuga ngo uwo munsi biba ngeze Kicukiro hariya kuri gare. Ndavuga ngo sinatwara umusazi, reka maze niyogoshesha. Narazamutse ngiye kwiyogoshesha, nagendeye rimwe. Aho ngaho kuri saro. Kuri saro kicara ku ntebe. Bitagenda. Byagenze bite umusaro nyiri saro wari ugiye gukogosha yabonye umutwe utakibubuja byatangiye. Nararebaga ariko ntavuga. Akuvugisha reka da. Nkashaka kuvuga. Nkumva nashaka kuvuga wapi. Nkumva nashaka kwinyeganyiza wapi biranga. Umuntu atuguyeho. Kumbe imitsi yo mu mutwe yashitse kazi. Stroke.
agiye akitswe ibiva ibiva ebana narangayise sana. ihangane muvandi ihangane byatari mu buzima noneho baragutwaye bahita bagutwara kwa muganga hahise haza zambira baraza bansangaho bamwe bakajya baburana ngo nanywe inzoga kandi nta nzoga habe n'igikombe mu busanzwe inzoga ntazo hano hasi ni cyane fata nkanywa nk'uducupa tubiri twa sikoro nta nzoga nanywaga kabisa. urumva ntiwari umunywi reka nanywaga nk'uducupa tubiri nkanywa nkagerageza nkigendera. none bakujyanye kwa muganga bahise bakwerekeza he? Banjyanye muri centre de santé Kicukiro. Ako kanya nani ubwo niko mbyimba umutwe niko byimba kume na amaraso ari kuzuramo na amaraso ari kuzuramo. Ako kanya bahita bahamagara papa muto araza arabibona bahita banjyana CHK bageze basanga imitsi yo mu mutwe yatsize. Bukeye mu gitondo bahita banyopera nta n'ikintu muri koma namazemo nk'ukwezi. wari ufite assurance za maladies cyangwa ni ka mituweli byari meza bite muri ako kazi kanyu? Nta mituweli nari mfite. nari mufite ubuye bwishingizi ubu 100%. 100%. mwari rwarizaga pe nta bya assurance maladi wa nge ndashimira papa muto witwa Florian Rutayomba niwe Rutayomba Florian cyasi ndamushimira cyane. niwe wanyishyuriye ndamushimira cyane. aho iri sanganya ryabaye muri 2019 hari mu kwa 11 hari mu gihe cyo kwitegura iminsi mikuru. Yes. 2019 wamaze igihe kingana iki mu bitaro? wamaze ukwezi muri koma ariko igihe kingana iki mu bitaro muri rusange? Namazemo ukwezi n'iminsi mikeya gutyo. Nibwo bahita banahana bahita banahana baraza icyumba nk'iki bantaho ngaho nyine ibyo ngibyo. muri make ni ukuvuga ngo wavuyeyo mu kwa 12 cyangwa mu kwa mbere? mu kwa 12 hagati. ubwo guhera ubwo kugeza ubu n'ubu ngubu nuko Rutayomba Jacques ni mu cyameza Rutayomba Jacques nakwiye gufashwa. Akwiye gufashwa n'ukuri kw'Imana. Sinzi icyo nakora pe. Hano abana sogokuru ntakora ntaki. Mfite imyaka 29 hafi 30. Nge nkeneye gufatwa kabisa. Nkeneye gufashwa nkeneye gufashwa gusa kabisa. ubufashura bwa kabande ntabo nani nka barutanga bajuti bayi mwabanaga bose ndabafasha wapi barutanga Yanick ndabafasha bamubumbye Barnabe mubumbye nawe mwari kumwe unamubonye muri liste mubumbye nta urimo kuri liste nta urimo kuko yaje inyuma aranzi twarabanye nawe. muri aba bantu ngiye kugusomera urutonde hano kuko ndababona hano imbere yanjye abantu the selected youngest includes harimo Pacifique Tuyizere. aba bantu Pacifique Tuyizere uragenda umbwira niba muziranye? Sawa yararimo
ari muri Canada yarabiretse Evo de mani rambona yaravunaguritse yarabireka Yanick MUKUNZI ari muri Sweden ari mu kazi kose Inosa Gafishi Karafiri yagiye muri Amerika n'umugogwe Sudi Murangira yarabiretse Inosa Gafishi yagiye ari muri Amerika okay Jean Dodier Mutabazi yarabiretse yarabaye boss nawe ni boss Jean Mutabazi yangeze Jean Leonce ari mu Hollande ari kwiga ngabubwe gutyo niwe ngabo Jean Leonce ari mu Hollande arahari captain nawe gari captain wacu ajya ntabwo yabaye na captain wa Rayon okay Seti Museveni baje kumwirukana Rashid Kalisa Rashid yarabiretse Jacques Rutayomba ni wowe Fiston Nkinzingabo yarabyihoreye Cedric Ratwijije nawe n'uwo yarabiretse Kakira Suleiman n'uwo yashyinye no muri APR yarabiretse abira Dubai yibera muri business Janvier bene data ariko nawe njya mwumva Janvier bene data ari gukina muri Isigani Maxime Sekamana uramuzi nawe arakina kabisa Auguste Kaneza yarabiretse nawe Nova Bayama akina muri Isigani Theoneste Hitimana oya ubu gwaje kumwirukana Eri Patient Nshimiyimana Patient yarabiretse Jules Niyigena muri Canada Abdul Rwatubyaye ari mu kazi kose Jean Bertrand iradukunda ari yasinye niba ari ku munyamakuru yitwa ne muri uri wa TV1 ya equipe Gasogi Naseri Musoni Naseri yarabiretse ari mu Bugande Fabrice Fakir yarabiretse Maurice Habineza yarabiretse yari umusamu Omari Ndayisenga Omari se akina muri APR n'umugariye muri APR Kasimu Ndayisenga Kasimu nawe muri Dubai je ntabwo nkunda gukurikirana ibijyanye n'imikino cyane ariko amazina y'abastari ndimo ndayabonamo kandi abo mbona bakina njya mbumva aba bantu bose barakuzi muraziranye kabisa urabizi neza aho bari hose bakomeje domaine abatayirimo bose baranzi pe abantu se bari bazi ko ufite iki kibazo hari ababizi n'abatabizi n'ababizi ni bande Yanick barabizi bamubumbyi barabizi ba Fisto barabizi benshi barabizi kabisa barabizi sana mwari amashumi cyangwa twari amashumi rwose pe Yanick we ntukavuge Yanick we yari gurya kabisa hanyuma ubu ngubu se ntabwo ikibazo ko nawe ari mu babimenye barabizi arabizi nawe ari mu bantu babizi arabizi akantu sajya gufasha ko ndiko byaciye oya ntacyo mfasha nk'abagabo mu muntu wita Rutayomba Jacques ameze nabi ni umuntu warwaye paralize bitamuturutseho muri bwa buryo bwo kwirwanaho nyine ari mu kazi arwana n'isi kugira ngo arebe ko yakubaka ejo hazaza mu yindi field itajyanye n'imikino ariko mwarabanye hamwe n'umutima wa kimuntu mugira icyo mu mugobekera arebe ko yatera agatege naho ubuzima bwakomeza kuba ko ntacyo yinjiza nuvuga ngo arakonsoma gusa bisa nuko nibyo kandi ntuye ku musaza rero yararambiwe nawe yararambiwe kabisa uyu mwaka warangiye kabisa yararambiwe pe yararambiwe kabisa bateze kandi uri umwuzukuru nawe nyine agomba ku imyaka 29 kweli
iyo myaka ntakabaye ubu naragiye hanze narifashije niba ari ukurongora narongoye ariko mwese Jacques ko bitaguturutseho urishinja iki urishinja iki ko bitaguturutseho njye ntacyo nishinja ntacyo nishinja pe nabonaga nadavundu nkikora nabonaga n'udufaranga nkamuheza nubwo ari sogokuru nkamuha rwose naza mu mubaza nkamuha udufaranga ntifata nayo nabonye sinzi rero sinzi yararushe ba nawe nabonye ari umusaza ukuze ashobora 94 yego neza niba mfite imyaka ingana gutyo kandi mbona kigerageza kwibuka no ku 94 kabisa ntabwo wamurenganya n'ubusaza baburimo hanyuma reka dukomeze utubwire twasanze ukuboko kwawe kw'iburyo kudafungisiona ukumureba mw'abanyarwanda mwe uko kuboko utagufashe utaguhaye support ntabwo kwazamuka wagufatirayo gutya ubu nkurekuye kwagumamo kugira ngo ugire bisaba kushinyiriza gutyo nago kiramo kakime twumve sipoza ko ntagufasha kare kuri nuko nguko mbese ubwo wagufashe no shaka bimeze bite ma ni gutya ubu ntagufashe n'ibyago gushyiramo kime nyinshi ndi kubabara urababara ndababara none se rambura ubu ntabwo warambura izi ntoki ndazifungura zikifunga urazifungura dufungurira iki kiganza gikoze igipfunsi Gihorere bidatuma n'indi mitsi icika baragusanga tuguteje agisida ahubwo cerebro bayita gutera agisida cerebro wati cerebro nani iyo ari cerebro vasculaire ya biology tuba twarabyibagiwe bukuru na agisida ariko cerebro vasculaire gutyo uvuga ngo izi ntoki bazivuna cyangwa oya ahanga ndabona zimeze nk'izirambutse zirambutse mu gake zirimo ingufu zirimo imbaraga ariko zirikunja gusa nta komando hafite wapi ubwo nta komando irimo ariko amaraso yo ndabona ageramo ageramo nuko buri iyi mitsi ikomanda akaboko gakora imuvuma runaka utwo dutsi tuba twarangiritse yes hanyuma ijwi ryo turimo turaganira ariko hari ukuntu uri kuza ritinze twabivuze ntabwo wumva bigusaba imbaraga kugira ngo expressinge kuvuga ntangiye bitangije ubundi ntabwo navugaga mbere wari tunire yes ntangiye kuvugisha ubundi n'igihe kingana icyo utangiye kuvuga nkamaze nk'amezi 4 nk'amezi 4 yeze ngomba bitagugora cyane ariko bana kuvuga byo ntabwo bingora cyane uru ruhande rw'iburyo rurema akaboko wumva rukora neza se usite akaboko uruhande rwose umugongo imbavu amaguru zirakora ubwo rurema rw'iburyo urunguru rutangiye gahoro ni buhoro izindi ngingo z'umubiri zidafungisiona neza ni hano gutya nuko gusa wasaba iki ese ubugabo burakora nta kibazo ubugabo burakora urujya ushyukwa bikavujyamo neza yego ariko ntabwo wagira oya ntabwo mbishaka oya
oya ntabwo mbishaka igipolisi nagiye wanabyara kandi ntagukomokaho ndetse ntakufite nakubazaga ni mu buzima bwose wabayemo nta kana kagukomokaho se mfite umwana ufite umwana yitwa nde yitwa Stanley ageza kukureba hano ageza cyangwa arahari oya abana mama ni hafi hano oya ni baba nani iriya Nyabugogo ageza na nyina kazi hari igihe baza na se aracyari umukobwa uko nguko cyangwa afite umugabo nyina n'umukobwa azibaniye tuzabana n'ubundi Imana nidufasha kabisa kabisa mwakibaniye ubundi akashaka ubuzima ubundi mukarera umwana wanyu byangombwa ugize ukuntu wigenza ingingo zemeye ugashyiramo n'akandi ubwo mugakomeza guhiga ubuzima agufasha tunese ko ari ubuvugizi ntabwo abyemera ngo waravunitse ibiki n'ibiki ntacyo izindi ngingo zo zirakora ntacyo hanyuma Jacques ubufasha watse inshuti zawe ubufasha bakwibuke bakumenye bamenye kwanza icya mbere bamenye ko ufite iki kibazo izindi nzego z'ubuyobozi iki kibazo zirakizi inzego ziyobora y'imikino bahaye umaraso uko byagenda kose hari umusanzu washizeho wabasaba iki ngiye icyo mbasaba abasportifu bose abakunzi abatanzi bose kabisa abasportifu bose bava bakajya nibanyumve kabisa ndababaye sana nahuye n'ikibazo kandi ari ntago ari njye wakiteye abasportifu bose ndabasabye nimumfashe kabisa kabisa ndabasaba sinzi birakomeye kabisa tubwire nimero yawe bakubonaho abashaka kukontakta nimero yanjye ni 0788 34 88 9 iyo ngiyo iba ahantu hose muri mobile money ndetse na WhatsApp yes ibaho hose mbuga nkoranyambaga urazikoresha nabonye nyandikira kuri WhatsApp urazikoresha iyi telefone bari barayibitse ejo nibwo bayimaye tugushimire rero kubwo ikiganiro tugiranye Imana ikugenda imbere bana asante sana ndongera nshimira abayobozi ba APR bagihangane nabo bandebe ikibazo mfite ni stroke abari abayobozi banjye muri akademi ya APR oya bwa mbere ndashimira afande James Kabarebe nawe yagira ukuntu ndeba ni ukuri kw'Imana afande Kabarebe kabisa umuntu umubyeyi mwiza pe ni umubyeyi mwiza ambabarira ndamushimira cyane cyane ndizera ko akagana atakazi ko kakubaye ko wagiye mu buzima busanzwe ndizera ko ibintu ndabizi neza ko atabizi ntabyo afande wacu afande James Kabarebe kabisa kandi ndabizi azamfasha tugushimire rero niba nta bandi bo gushimira ufite sawa nta bandi vraiment ndashimira afande James gusa n'abandi bose n'abantu bo muri APR bose Imana ibahumukize reka natwe dushimire mwese mwafashe umwanya wanyu mukareba iki kiganiro mukagira ibitekerezo mutanga bishobora guhumuriza uyu mwana w'umusore wari ugeze igihe cyo kwirwanaho no kwishakishiriza ariko ubuzima accident cerebrovasculaire zikabaho stroke ikabaho ugasanga nyine nahuye n'iki kibazo nawe siwe yarari ku gahigo k'ubuzima nyine niyihangane namwe rero mukomere abafite icyo kumufasha mumufashe
ushobora kumufasha biciye mu bitekerezo ndetse no mu bikorwa byose arabyakira, byose wari ubufasha. Reka tubashimire cyane, ngendijeho Munyentwari, nari kumwe ni kuri kamera na Gabriel uzabakiriho. Turagushimiye Rutayomba Jacques. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha, asante sana.